iyo umuntu akirangiza segonderi cyangwa niyo uri hafi kuyirangiza wumva ufite inyota y'akazi, wumva ugiye guhita ubona akazi ukagera ku bintu byinshi, mbese nta muntu ujya utekereza yarabuze akazi, nta muntu ujya ubona iyo shusho ari umushomeri. Abantu bose bari segonderi turabashuhuje, abantu mwakoze icya leta ejo bundi n'abazagikora uyu mwaka turabaramukije. Narayizengurutse naradepoje Kimironko buriya dokima zanjye zuzuyeyo hose, bakambwira tuzaguhamagara cyane. Iyo nzu yaravaga, inzu twabagamo. Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu, aha ni kuri TV, aho tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya, indirimbo zo kuramya Imana n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ibiganiro by'imiryango bidufasha mu mibanire inoze cyangwa ibereye abakristo. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa amahirwe yo kuba tugiye kubona ubundi buhamya, kumva ubundi buhamya buza kudusuzamo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, nubwo ari umwe mu bakora kuri TV cyangwa mu babagezaho ibiganiro, ariko uyu munsi tumufite nk'umutumirwa nubwo ari we nyiri rugo, agiye kudusangiza ubuhamya bujyanye n'ikintu yakoze cyo kwizera Imana. Agiye kutubwira ibyo yaciyemo akabyizeramo Imana, Imana ikaza kwimuheramo umugisha bikomeye nk'umuntu w'umukobwa. Uyu munsi ni umudamu, ariko ibyo agiye kutubwira n'ibyo yaciyemo nk'umukobwa ukiri mutoya wahisemo kwizera Imana. Reka dutangire tumuha ikaze. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza cyane kandi mbashimira ko mukurikirana ibiganiro byacu. Ni iby'agaciro gakomeye kandi biratunezeza. Buriya iyo ufite ikintu ugezaho abantu ukabona ko bagikurikira koko biguha imbaraga. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha kuba wemeye kutuganiriza. Uyu munsi uri umudamu, ariko wagize utya uterera akajisho inyuma ukiri umukobwa, uravuga ati mfite ubuhamya bw'ukuntu bw'ibyo Imana yankoreye. Ngaho ugiye kutubwira ubuhamya bwawe bushingiye kuki, byagenze gute kugira noneho ngo dutangirire inkuru yose? Umuntu agira ubuhamya burebure, umuntu agira ubuhamya butandukanye, ariko noneho icyo ngiye kuvugaho cyane nk'uko wabikomojeho, ni igihe nigeze ngira kwizera gukomeye. Byaraje mu minsi ishize ndabyibuka, numva nanezezwa no kubibasangiza. Aho ni mu rugendo rwanjye hagati yo kurangiza segonderi no gutangira kaminuza. Nibwo nagize urugendo nahuriyemo nuko nagombye cyangwa byansabye kwizera cyane. Kwizera Imana. Kuvuga ni hagati y'uhe mwaka n'umwaka? Warangije segonderi mu uhe mwaka? Narangije 2015. Utangira universite 2017 itangira. Ubwo ni ibintu byabaye nko mu gihe cy'umwaka n'igice imyaka ibiri aho ngaho hagati ya 2015. ubwo urumva urangiza 2015 ariko ni nka 2016 kuko murangiza umwaka urangira. ubwo urumva ni igihe kiri hagati, ni mu mwaka muri make. Ndabizi abantu bakirangiza segonderi baba bafite confidence nyinshi cyane bikomeye, zuko ibintu bigiye gucamo ishuri ryo ryabangamaga cyane. Ngaho tubwiye byagenze gute, ni gute, niki cyatumye ugira uko kwizera, ni biki wahuye nabyo? Icya mbere, iyo umuntu akirangiza segonderi cyangwa niyo uri hafi kuyirangiza wumva ufite inyota y'akazi, wumva ugiye guhita ubona akazi ukagera ku bintu byinshi, mbese nta muntu ujya utekereza yarabuze akazi, nta muntu ujya ubona iyo shusho ari umushomeri. Abantu bose bari segonderi turabashuhuje, abantu mwakoze icya leta ejo bundi n'abazagikora uyu mwaka turabaramukije, akazi karabategereje mu izina rya Yesu. Nanjye nuko byangendekeye, narangije segonderi nizeye ko ngiye guhita mbona akazi. Nibyo koko mpita nkabona, mbona akazi
tukirangiza ingando nkiva mu ngando itorero mu itorero ubwo nta n'ukwezi kwaciyeho ngo mpite ntangira. wabonye akazi gute? byagenze gute kugira ngo uhite ubona akazi nyine bya bindi watekerezaga urumva byahise biba? ni gute wabonye ako ga connection wowe? nabonye akazi Kayonza ahantu muri hoteli. hari umu anti nari nagiye gusura i Kayonza. ubwo hariyo amahoteli menshi aranshakira nyine mbonye akazi. wakabonye gute? tubwire mbese muri detail nkeye byagenze gute? byatangiye kuko nari narize ibintu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. ubwo urumva nari ndi muri ya domaine n'ubundi y'ibyo nigaga. ubwo nageze i Kayonza ndavuga nibwo akazi ntahita nkabona, ariko basi reka nshake aho nakora stage byibura mbe nanimenyereza, cyane ko nta kwishyura kwari guhari kandi hari hafi no mu rugo, hari hafi n'aho natahaga. nsaba stage ndayikora kuri hoteli ya mbere, nahamaze nk'amezi 3. uri muri stage ukora nta n'igiceri baguha? nta giceri ariko numva binejeje kuko nungukaga ubumenyi. urumva ibintu byose nari narabyize muri teori gusa nta makuru, ariko noneho ntangira kubigeramo, ntangira kubikora, ndabikunda. amezi 3 ashize aho nakoreraga sinagira amahirwe yo guhita mpabona akazi. iyo stage yararangiye bambwira ko nta mwanya uhari, abakozi bose babafite, ariko igihe kaboneka bahita bampamagara. nsiga nimero na dossier. ubwo nsubira mu rugo, hashira iminsi mike ntangira gushaka akazi no mu yandi mahoteli ari hariya muri Kayonza. nshaka akazi hashira iminsi ntarakabona. ndibuka umunsi umwe uwo mu anti aramperekeza tujya ahantu kuri hoteli yindi, ndadepoza, barambwira nta kibazo tuzaguhamagara. mbaho ndategereza, ariko kuko hari hafi no mu rugo bari bafite na wifi, nkigendera rimwe na rimwe nkiyicarirayo. nari maze kumenyana n'abakozi baho mo gake. kuri hoteli wa depoje? yego. twibera inshuti. hari umukobwa wahakoraga w'umushuti wanjye, turamushuhuje cyane. hope ndamusuhuje. nkagenda nkiyicarirayo, urumva nari umushomeri nta kazi mfite. iki gisore warabonye smartphone? oya. hari ka mashine kabaga mu rugo niko najyanagayo, nkajya kuri Facebook, nkajya muri hoteli n'akamashini. bose bahitaga bavuga ngo uyu muntu ararenze. simbizi, ariko wenda wasanga. umunsi umwe nagiyeyo, ariko ubwo nakomeje gusenga nsaba Imana akazi, kuko urumva ibyizere nari mvanye muri segonderi, nari nizeye ko uko byagenda kose ngiye guhita mbona akazi kare hafa. ubwo wajya kuri wifi wasanga n'abandi bakozi bari gukora, ukavuga ati yaba ari nje. cyane ko nari mvuye no muri stage nifitiye n'ibyizere, numva ko rwose tubona hari naburusha cyane rwose. umunsi umwe njyayo ndicara, noneho umukozi umwe arambwira ati rero boss arahari, kuguma rero babitse impapuro zawe ngo bazaguhamagara, wowe genda umwegere umubwire nitwa runaka, nizi ibi n'ibi, nakoze stage aha n'aha, ndasaba akazi. numva koko ni inama nziza. ndagenda koko nk'uko abimbwiye, bikora gutyo. umubosi nawe ndamushimiye. turamushuhuje. ndamusuhuje. aranyemerera, arambwira ati wowe genda ushake ipantaro y'umukara, ku wa mbere uzaze.
uzaza utangira akazi. Ndishima cyane. Ikindi cyari cyanejeje nuko yari hoteli nayo y'abakristo. Icyo nicyo cyanezezaga cyane, kuba ngiye gukorana n'abantu b'abakristo b'abarokore, numva nyine biranejeje. Hambere ahantu h'umugisha ndahakora amezi atari make, ndahakora nishimira akazi pe, kandi nkomeza no kwiga, kuko burya niyo waba wageze mu kazi hari ibishya uguma guhura nabyo, hari ibishya uguma ubona ukabyigiraho nyine. Narahakoze mpamara iminsi, hanyuma nakundaga kujya gusenga. N'ubu nkunda gusenga. Hari ahantu najyaga mu masengesho yo kuwa gatatu. Hari ahantu najyaga mu masengesho kuwa gatatu. Umunsi umwe njyayo, umupasiteri yigisha ku bijyanye no gukora mu tubari, cyangwa se gukora ahantu bacuruza inzoga. Iyo hoteli yari ifite amadepartema menshi, ibyumba, ibintu byinshi, ariko ducuruza n'inzoga. Umupasiteri agaruka cyane ku bintu bijyanye no gukora ahantu ucuruza inzoga, useriva inzoga mbese muri make. Nubwo wowe utazinywa ariko uri umukozi kandi ugomba gukora akazi. Ubwo waba utazinywa ariko uzitanga, mbese uziseriva. Ndavuga se karibyo ko mbikoramo, numva umutima unciriye urubanza. Wumva mbese uri gukora ikintu kidakwiriye kuri wowe ku mutima nama wawe cyane. Numva umutima uranyemeza ko atari ko kazi kanjye. Numva umutima uranyemeza ko atari ko kazi kanjye. Yabyigishije avuga ukuntu ushobora gusenga usaba Imana akazi, warangiza ukabona wenda utuzi tubiri. Akazi ka mbere wenda ni akazi runaka gasanzwe, katarimo ibijyanye n'inzoga ariko gaciriritse, mbese kadahemba menshi. Warangiza ukabona n'akandi karimo ibijyanye no guseriva inzoga, ariko uhembwa gatubutse, ariko uhembwa amafaranga menshi. Aravuga ati mu by'ukuri nk'umuntu abenshi ndahamya ko wahitamo agahemba menshi utitaye ku byo uzakoramo, kuko si wowe uzinywa. Abazinywa ni amahitamo yabo, muba wabatumiye, ntawe uziha ku ngufu. Buri wese agira amahitamo ye cyangwa imyizerere ye. Ariko aravuga ati ari nkanjye, avuga iwe nka pasiteri, ari nkanjye nahitamo ako kazi kampemba make. Pasiteri aho kugira ngo ajye mu kazi atanga inzoga, iwe nka pasiteri yahitamo akazi kamuhemba make ariko katarimo gutanga inzoga. Ibyo yabivugiraga ko avuga ati cyane cyane nk'abana b'abakobwa hari ukuntu bahura n'ibishuko, cyangwa se bagahura n'abantu bafite imyitwarire idahuye n'iya gikristo, ikomoka kuri izo ikomoka kuri izo nzoga. Akavuga ko rero cyane cyane nk'umwana w'umukobwa ubonye nk'ayo mahitamo abiri, wakihitiramo aho ngaho uzahembwa make ariko haguhaye amahoro. Ndabyumva, ariko nanone undi mwanya nkumva ngese ko nakabonye konyine, ko nta yandi mahitamo nari mfite, ko ntazonywa, ko ntari umwana washuka uko wiboneye. Abo butumwa n'ubwanjye mbese mu ntekerezo mu rundi ruhande nkasa nk'ubihunga, ntubigira ibyawe, simbigira ibyanjye, nkumva nta n'impamvu yo kubitindaho rwose. kuko ariko nanone undi mutima nkumva indi ntekereza iraguma impata cyane kumva ko ari njye
ari we yabwiraga, ari njye yabwiraga. Buriya nta jambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa. Asanga hari n'uwo twari hamwe muri ayo masengesho bakanabyigisha akabyumva, ariko bigacaho ntibimufateho cyane. Ariko njyewe sinzi impamvu hagumaga haza iyo ntekerezo cyangwa iyo nkaguma niyumvamo ko ari ibyanjye. Umwanya umwe nkaguma mbihunga, ariko nanone nkumva wapi biranze. Byarangiye nje kwanzura ko ngiye gusezera. Ngiye gusezera akazi. Nta kandi mfite. Uganzwa n'inyigisho no cyane. Uravuga ati hano ibintu bigomba guhinduka. Nganzwa n'inyigisho, numva yuko ngiye kubona kandi kazi, kuko nako nta mbaraga. Ni ka kazi ka kabiri niyo kaba gahemba make, ariko katarimo guseriva inzoga. Yego. Ubwo muri ayo masengesho nkomeza gutsindwa ko ngomba kureka akazi. Ariko nkakareka nari mfite kwizera pe. Nubwo umutima wagumaga umpata kureka ako kazi, ariko nanone urundi ruhande numvaga mfite kwizera gukomeye ko ngiye kubona kandi kabe kampemba make kuri ayo, ariko nta serve inzoga. Byari kuwa gatatu, kuwa kane yari kuba ari off yanjye, ntabwo nari kujya mu kazi. Kuwa gatatu niwo munsi wagiye gusenga? Yego. Ubwo hari nimugoroba uvuye mu kazi ujye uca gusenga, buri buke wiruhukira kuwa kane? Yego. Kuwa kane nirirwa mbitekerezaho, nkomeza gutsindwa, ariko noneho wa mutima wambuzaga urabura burundu. Wa mutima wambwiraga ati se urareka akazi biki n'ibiki, noneho nguma gutekereza gusa ko ngomba kukareka. Numva nibyo biri kunzamo cyane. Ariko nanone mfite kwizera cyane ko ngiye guhita mbona kandi keza, kuko nizeraga ko n'ubundi nako nagahawe n'Imana, nta mbaraga zanjye nashyizemo. Ubwo kubukeye kuwa gatanu sinajya mu kazi, ndabandikira ndasezera. Ikibazo rero kiza kuba uburyo ndi bubwire umuantu uburyo ntagiye mu kazi, uburyo nasezeye, impamvu mu rugo uko ndi busobanure ko naretse akazi. Nkumva ko si umuntu wese uri bubyumve nk'uko mbyumva. Nkumva ko abenshi nabwira ibyambayeho bananseka cyane. Uza agaciro k'akazi cyane ko tuzi kiriya gihe twari ingume, n'uyu munsi ngira ngo tuzi n'ingume kutubona. Ariko mu by'ukuri buriya iyo watsinzwe n'ijambo ry'Imana, ni wowe ku giti cyawe ushaka kubibwira mugenzi wawe akaguseka, kuko ntago muri kubyumva kimwe. Nta nubwo muhuje uko kwizera cyane. Rimwe na rimwe nawe byabayeho uba wumva se sinasaze, ariko intekerezo zikaguma ari uko. Nubwo byari bingoye cyane, bitewe n'uko natekerezaga ukuntu ndi bubwire abantu uko naretse akazi kandi nta kandi mfite, ariko nari nkifite wa mutima wo kwizera ko ndetse akazi kubw'ijambo ry'Imana ryanyinjiye, nkumva riramfashije, nkumva riranyubatse, nkumva nizeye ntashidikanya ko ngiye guhita mbona kandi kazi keza kurushaho, kandi katazahura n'ibyo ngibyo n'ubundi. Ariko siko byangendekeye. Ntabwo nahise mbona akazi, haciyemo iminsi itari mike. Ubwo biba ngombwa ko mva i Kayonza nkajya kugashakira i Kigali, kuko nari nizeye ko ngiye gushaka akazi nzakora niga, kuko n'ubundi gahunda yari uko numvaga ndi gusaba Imana cyane ko nashaka akazi nkaziyishyurira kaminuza. Ndavuga rero wasanga ibi bibaye ari nako Imana yabipanze ngo nibonera kandi kazi keza kazananyishyurira kaminuza. Ubwo nguma muri uko kwizera, ijambo ry'Imana rirantusha cyane, numva ko ngomba kureka ako kazi nkashaka kandi, nubwo atari ko byagenze nk'uko nahoze mbivuga,
ubwo byabaye ngombwa ko njya i Kigali gushaka akandi kazi. Ubwo n'igihe cyo kwiga cyari cyegereje ariko bitaragera neza. Njya i Kigali nashyikiye Kimironko hari umushuti tubana iminsi itari mike bitanyoroheye. Gusa muri iyo minsi nkigera i Kigali ntabwo byari bigoye cyane kuko nari nkifite ku gashahara. Ni ukuvuga wasezeye akazi ari nkaho warabihema? Nari nkiyafite, nta minsi yari iciyemo mpembwe. Mbaye i Kigali nshaka ako kazi nuko kwizera kwinshi, famiye sinababwira cyane, sinabyinjiramo cyane kubabwira impamvu ndetse akazi, nguma kubigira ibanga ngo bidatuma asubira inyuma kuri uko kwizera kwanjye, kuko numvaga ko atari umuntu wese uri bubyumve nk'uko nabyumvise, kuko nanjye bwa mbere byari byambereye nk'urujijo. Ntibaze ubu sindi mu buyobe ariko umutima ukaguma kunyemeza ko ariko bigomba kugenda. Nageze i Kigali mbaho Kimironko n'umushuti. Kimironko ubwo ni hagana he? Ko ari Kimironko? Kimironko hano mu Izindiro. Mu Izindiro. Reka dusuze abantu bari mu Izindiro. Mba mu Izindiro ndacyafite ka gashahara. Ndacyabona amafaranga yo gufotoza ibyo byangombwa ndimo ngenda ndepoza Kimironko yose. Narayizengurutse. Naradepoje Kimironko buriya dokima zanjye zuzuyeyo hose, bakambwira tuzaguhamagara. Icyumweru cya mbere kirashira, nta kintu. Icya kabiri kirashira, nta kintu. Ariko wa mushahara nkiwufite, meze neza mu by'ukuri, ntago ibintu birankomerana. Kwa kwizera kuracyahari. Ntangira kwibaza. Ubwo wadepozaga hano uyu munsi ukavuga ati ariko ejo noneho aho nzadepoza nzagataha. Ubwo ndadepoje koko. Ndadepoje Kimironko yose ndayizenguruka, ariko buriya ubwo ni nkaye wakunda kudepoza cyane? Ni nko mu masupamaketi, amahoteli, amaresitora n'ubundi byo muri domene yanjye. Ntangira gutekereza, se none naba narahubutse, naba naratekereje ko ari ijwi ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana ari ngeri riri kuvugaho, ahubwo byankururiraga kuba umushomeri noneho bikancanga. Ariko nkomeza kurwanya uwo mwuka uguma kunca intege, nkomeza kwizera, ndavuga iki cyumweru nubwo bidakunze buri gitaha ndabona akazi. Mu rugo ubwo nabijeje ukuntu navuye mu kazi Kayonza ngiye gushaka akazi i Kigali, kuko ishuri ryegereje kugira ngo nzakore naniga. Ubwo urumva iyo ubwiye umuntu gutyo ngo wavuye mu kazi ugiye gushaka kandi, yumva kuko byagenda kose hari aho ukizeye. Ubwo nabo bizera ko ngiye guhita mbona akandi kazi. Sinabyinjiramo cyane ibyo kubabwira ibyambayeho n'ibyo ku rusengero, ndabyihorera, nanga kubyinjiramo cyane. Nta n'umuntu nabibwiraga, navugaga ni nanjye ubwanjye kubyumva byari byangoye, ningira uwo mbibwira noneho aranseka, noneho na kwa kwizera kwanjye kuburiremo. Nkomeza gusenga, ariko ibintu bikomeza kugenda bikomera. Ibyumweru 2 birashize, umushuti tubana nawe afite akazi kari aho nyine katari akazi kadutunga twembi. Nawe yakoraga muri resitora. Abona agashahara ariko ari bukoreshe, nta yandi mafaranga agira ku ruhande. Icyo gihe wenda nawe nta nayo yari afite. Yandi nakuye Kayonza atangira kunshirana. Noneho ntangira kujya mva mu Izindiro, nkagenda Kimironko yose nta gutega ntaki.
si uko mbuze aho nakura amafaranga n'ababyeyi nayabasaba ariko kugira ngo nyabasabe biri bunsabe kubabwira uko byagenze uryuma avuga oya ntabyo ndi bubabwire pe ntabyo ndi bubabwire reka mbiceceke Imana nayo nibona ko nakoze ikintu gikwiriye nayo izagira uko ingenza yego ibyumweru 2 birashize amafaranga arashize pe kuko aho ubwo rimwe na rimwe narahahaga nkateka ubundi nkarya nkagura ibiryo aho nagiye kudepoza n'iki amafaranga amaze gushira rero noneho mbona neza ko binyobeye uhita umenya Kigali ndayizi Kigali birankomerana ariko nkomeza gusenga Imana no kwizera wenda iyo ntaza gusenga nari gucika intege nkanicuza nibaza ibintu nakoze ntago ariko byari bikwiriye kugenda ariko kuko nakomeje gusenga nsaba Imana n'imbaraga ngo nibyo yemeye ko ncamo mbicemo neza ntaza kwicuza nabyo byaramfashije ngumana kwa kwizera kwanjye amafaranga ubwo yashize rimwe na rimwe simbone n'icyo njyana muri ya resitora cyangwa ngo mpahe umushuti sinamubwiye uko byangendekeye ngo tube twahuza ibitekerezo nawe amfashe ndacyaryumyeho sindabibwira imiryango hari ukuntu Imana yemera ko unyura mu bintu bikakubabaza kandi wari ufite ubundi buryo wari kubikoramo ukaba wanagira inzara kandi utabuze icyo kurya ukaba wagenda ahantu harehare n'amaguru kandi utabura amafaranga wakabonye tike ariko kuko Imana hari icyo ishaka kukunyuzamo ikaguha uwo mutima wo kubyihanganira nanjye nuko byangendekeye sinari kubura itike sinari kubura ayo mafaranga yo kurya sinari kubura ariko kuko Imana ariko yashakaga ko mbicamo nuko byangendekeye mbaho muri ubwo buzima bunkomereye amafaranga yashize ahantu ndi naho ntago hafashije cyane iyo nzu yaravaga inzu twabagamo n'uwo mushuti wawe imizingiro iyi mvura yagwaga nukuva ndibuka imvura yigeze kugwa nijoro arangije iwe ahantu yari aryamye ntago havaga arampindurira aramubwira ngo ngwino uryame hano aza kuryama aho nari ndyamye hava mu by'ukuri si uko nabuze aho kuba si uko nabuze ariko kuko hari icyo Imana ishaka kunshishamo neza mbinyuramo koko ndababara kandi atari ko byari bikwiriye kugenda nari no kwigira mu rugo nkaba nigumiye mu rugo cyane ko nari nkiri n'umwana aribwo nkirangiza segonderi ariko Imana yemera ko nca muri ibyo byose bitanyoroheye gusa hari icyo byanyigishije kwizera iyo wizeye ushaka guca no mu bintu bikomeye cyane ariko kuko ufite icyo wizeye ko hari icyo Imana izagukorera ukabinyuramo rwose kandi ukumva nta n'icyo bigutwaye nakomeje kubaho amafaranga yashize rimwe na rimwe biri kungora no kubona icyo kurya hari umunsi neza niriwe ntayo mfite yo kuza kurya ku manywa gusa icyo gihe uwo mushuti we nari narabimubwiye naramubwiye ko nashiriwe mubwira n'ibyambayeho gusa kubw'Imana nawe numva arabyumvise numva tubyumvise kimwe numva ndishimye ko nawe atagiye kunca intege uwo munsi amafaranga yarashize ntayo mfite yo kuza kurya ku manywa ndavuga reka ntacyo reka uyu munsi nkukoreshe nkore amasengesho niyirize ako se ubwo nari niyirije ra nari nabwiriwe ndasenga bigera nimugoroba
iyo uri gusenga rero ufite inzara uvuga ati Imana nayo hari uko iri bungenze wajya kubona mbonye telefoni yakiriye n'akamesaje k'amafaranga ntayo nigeze mbona wagumaga se ucungacunga urebaho oya si cyane ntabwo nacungacungagaho cyane bigera nijoro amasengesho arakomeza ubwo n'umunsi ukurikiyeho yari gukomeza kuko nta cyizere ariko mbonye bitangiye gukomera mbona ko bigiye kuzaba ngombwa ko noneho nerura nkabivuga nkabibwira mu rugo byaba ngombwa wenda nkaba nanagiyeyo aho nadepoje hose mu gihe ntegereje ko bampamagara nkaba ndi mu rugo nkava muri ibyo ngibyo uwo munsi nagize amasengesho bigeze nijoro wa mushuti yanzaniye ururindazi rungana ururindazi runini pe ndarurya numva ndahaze ubwo wabwiriwe kuva mu gitondo nijoro bakuzanira ariko rwari rutubutse ni zimwe bita denjigani banza noneho yo ryari rinini kuko naraririye ndahaga numva ndishimye bura iyo uri gusenga bikurimo Imana iguha no kunyurwa wibaze ko iryo rindazi numvishe rimbereye igitangaza ntundaryibuka ryambereye igitangaza numva nyine mbona ko Imana iri kumwe nanjye ntaburaye mbona ko mu byo ndimo kunyuramo byose Imana turi kumwe kandi biri mu bushake bwayo kuko iryo rindazi sinaritekerezaga nari namaze kwiyakira ko amasengesho akomeje no kugeza ejo nuko byagenze ndarya ku bukeye ubwo ishuri naryo riri hafi nijeje mu rugo ko ngiye gushaka akazi nshaka kuziga nkora ubwo wari wariyandikishije nari nariyandikishije hagera igihe cyo gutangira kujya gukora ibizamini byo kugira ngo nyine bahitemo abemererwa kwiga ntangira kujya kubikora ubwo nza gutangira ishuri watangiye ishuri ukiri mu izindiro oya nari narahavuye byagenze gute kugira ngo uhave uduciriyemo gakeya urumva byakomeje kwanga birangira noneho na famiye mbibabwiye ibyambayeho uko byangendekeye ariko isomo ryo nariciyemo umugambi w'Imana ibyo niga nabyize nuko njya ahandi muri famiye mbayo ndiga kakazi nizeye amezi angahe arashize nturakabona sindakabona numvaga ngiye kwiga nkora meze neza wishyirira ukanasagura cyane ariko siko byagenze natangiye ishuri hafi umwaka wa mbere uranarangira utarabona kakazi ntarakabona kandi ukuntu navuye mu kazi numvaga nko ku bukeye ndibuhite ntangira kandi akazi kadaciriritse mvaga nzaba nkora nko muri biro nyine akazi gatandukanye na kakandi nasezeye hari ukuntu wifata ukaba nk'uri gutekerereza Imana ukipangira ibintu izagukorera cyangwa ukipangira ibintu igiye kugukorera ariko burya Imana yo ntabwo ikora nkatwe ibizi ibidufitiye umumaro kuruta uko twebwe dutekereza naje kwiga umwaka wa mbere uri hafi kurangira nibwo naje kubona akazi mbona akazi katari kakandi natekerezaga ko muri biro ni muri hahandi wahamagaye ni hahandi wadepoje baguhamagaye oya n'ahandi ho sinigeze ho n'umuntu wandangiyeyo gusa wahakoraga umushuti wanjye twiganaga nawe ndamusuhuje munyana ndamusuhuje yarakuremeye yambereye umugisha pe buriya hari ukuntu umuntu aguha konegisiyo akakwinjiza nko mu kazi ugahita ubona ko nawe yari ari mu mugambi w'Imana kuko ako kazi mu by'ukuri nubwo atari kakandi nashushanyaga atari kakandi natekerezaga ko muri biro cyangwa
ariko kambereye akumugisha. Urumva icyo gihe cyose nari maze ntakora, nari maze no gutangira kwibagirwa bimwe na bimwe nyine bijyanye n'akazi. Mbese ari ugutangira, ari nko gutangira bushyashya. Ariko ako kazi nakagiyemo kambera kumugisha, mbese mpita mbona ko nubwo atari ka kandi njye natekerezaga, ariko ari ka kazi nari nizeye igihe navaga i Kayonza. Kubera ko kambereye ka kazi nigiyemo ibintu byinshi, nkura n'abantu babaye ingenzi ku buzima bwanjye. Mbese nkorana hari ukuntu ukora ahantu noneho bikavaho kuba ku kazi ahubwo ukumva ni nko mu rugo, kumva ni nk'ahantu ushaka guhora ujya cyane, nturambirwe kuba akazi kambera akazi keza pe. Mbona ko ari igisubizo cy'Imana cya ka kazi nari narizeye cya gihe cyose. Kaguhembaga neza kurusha saki Kayonza? Kampembaga neza, ariko icyo gihe nta nubwo nari mfite cyane n'umutima wo kureba ku mafaranga, ahubwo kubera ko nari ndi muri kaminuza n'ubundi narakomeje bya bindi nigaga nshakaga. Ibihe wigaga nka rwatuciriyemo ibyo wize? Muri segonderi nari narize ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli, n'ubundi nibyo nakomeje muri kaminuza. Ka kazi rero kabaye nk'akagiye ahubwo kumfasha nko mu masomo yanjye. Bya bindi ndi kwiga ku ishuri nagera ku kazi nkabona n'ubundi nibyo nkirimo, mbese bimfasha mu myigire. Yego, kandi nanahembwa. Aho hantu hambera umugisha cyane, ndahishimira abo twakoranaga, mbese ari nk'umuryango. Hantu mbese wigira ubumuntu, hantu hataba ku kazi gusa, ahubwo ukumva ni nko mu rugo, abo mukorana ukumva ni inshuti zawe. Ibyo nabyo ndabyishimira. Noneho ikiruseho cyane cyanyeretse ko ari ka kazi nizeraga, naho yari coffee shop, ariko nta nzoga zari zirimo. Bya bindi navuye i Kayonza ntashaka, ntabwo ariko kazi nongeye kubona. Nta nzoga zarimo, kandi hari ama coffee shop menshi acuruza n'inzoga, ariko aho nta zari zirimo. Nabyo numva nyine biranejeje, numva nyine ni igisubizo cy'Imana. Urugendo ntirwari rworoshye, ariko urumva kwa kwizera kwanjye Imana nayo ibikureba kandi ikwitaho cyane. Buriya iyo wizeye akenshi, yego uhura n'ibigeragezo bitandukanye cyangwa uhura n'ibiguca intege byinshi, ariko Imana iba iri kumwe nawe, kandi igihe gikwiriye iragusubiza. Imana ihabwa icyubahiro, ibyo nabyo ndayibishimiye. Nakoze mu ma coffee shop agera nko muri 3 muri Kigali, ariko aho niho hambereye base y'ubuzima kuri Tari Kamavuge, kuko narahakundaga cyane. Turabasuje abantu bari muri Tari. Tari yari ni he ubwo ngubwo? Iri mu Giporoso, abantu benshi barayizi, abayobozi baho, abakozi bambereye abana beza, banyigisha akazi. Nari mpageze nsa nk'uwibagiwe n'ibyo wize Kayonza, n'ibyo nize, wenda nkakurikiza ibyo ndi kwiga muri kaminuza. Ariko nyine bambereye abantu beza, ndiga koko, ku buryo n'ahandi hose nagiye nkora, mbese nakoreshaga bwa bumenyi nahakuye. Wakuye kuri Tari? So Imana ibaha umugisha, bambereye umuyoboro w'ubuzima kugeza n'ubu. Hari nk'ibintu nyuramo nkabona bingaruriye isura yaho, kubana n'abantu, mbese imyitwarire muri rusange. Ibyo nabyo byaramfashije. Ahandi naje gukora, buriya uko nakomeje ngira uko gutekereza ku bijyanye n'uko gukora ahantu harimo inzoga,
ahandi hantu hose nakoze nyuma yaho nta na hamwe zari ziri. urumva ko rwa rugendo rwanjye nagize rutanyoroheye Imana yararuzirikanye. Akazi kose nabonaga nta na hamwe zabaga ziri. Ibyo nabyo ni ishimwe rikomeye. Hari ahandi naje kujya gukora bazigira, ndabyibuka neza, nabyo numvise nongeye gutekereza cyane ku bintu bibaye. Nkihagera nta n'iminsi 2 nahakoze, bahita bavuga ngo boss nyine ahita avuga ngo mbese bakuraho ibintu by'inzoga. Uravuga bakuraho inzoga mu bicuruzwa bacuruza? Yego, bazikuraho. Kandi kuva batangiye barazicuruzaga. Ariko ngo wabona urahageze abavuga ati ntago babonye. Buriya byari mu mipango y'Imana. Nicyo mvuga. Nanjye hari icyo byanyeretse. Nicyo mvuga buri hari igihe ushaka kugera ahantu kubera imbaraga ufite cyangwa no kwizera ufite, ibintu bigahinduka batazi ngo impamvu bihindutse, ariko bigahinduka wowe ukabinotice ukavuga ati bihibaye kubera iyi mpamvu, ariko abandi bo bazi ngo ni ibintu bisanzwe cyane. Aho naho byambereye igitangaza gikomeye. Nongera gutekereza urwo rugendo rwose mazemo iminsi. Nari mpabonye akazi ntabizi ko basigira, sinari nanabitekerejeho cyane ngo mbyibazeho, kuko aho nari mvuye hose ntazo bagiraga. Mpageze ndabibona ko zihari. Nari nkiri mushya, nirinda gutangira kubyibazaho ako kanya. Munsi wa mbere, munsi wa kabiri babyanzura gutyo, izirimo ziracuruzwa zirashira, narinze mpava ntazo bongeye kugarura. Urumva ibyo nabyo byanyeretse uburyo Imana yari iri kumwe nanjye. Akoze cyane kubwo buhamya bwo kwizera Imana no mbese gufata icyo wumvishe ukagishyira mu bikorwa mu kwizera utitaye ku ngaruka n'intambara zishobora kuziramo. Njye ndumva ari byo nigiyemo muri ubu buhamya. Sinzi niba hari icyo wabwira abantu cyane cyane nk'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bari gushaka utuzi. Ndabizi hari igihe kigera ukumva akazi kose kaza ukuyemo ako kuroga n'ako kwica wagakora utitaye. Nk'iyi nama wabagira nkawe? Inama nabagira wenda mpere muri rusange cyane nk'abantu basenga. Buriya niwumva nk'icyigisho cyangwa ukumva umuntu yigishije nko ku nyigisho runaka mu rusengero, ukumva irimo iragutusha cyane, ntukayihunge. Ahubwo jya utekereza impamvu urimo ubitindaho, kuko si abantu bose mu iteraniro bibaho. Cyangwa se si ibyigisho byose bigisha bigenda gutyo kuri wowe cyane. Buriya ushaka uba uri nko mu rusengero, wenda nk'abapasiteri batandukanye bakigisha, noneho akaba nk'ugeraho ukumva ushatse no kwandika ibyo ari kwigisha. Mu by'ukuri aho haba harimo ikintu. Ntukabifate ngo byoroshye, ahubwo jya ubyitaho cyane, kubera ko buriya birashoboka ko iryo jambo ari wowe riba rimanukiye, nk'uko nanjye byambayeho. Ko byambayeho, iyo wumva umuntu abwirije ikintu cyangwa yigishije ikintu ukumva biri kuza kuri wowe cyane, jya ubitindaho ntukabitaho, kuko ushobora kubitaho byari kukubera umugisha wawe. Hari ibintu wari umaze iminsi byarakuyobeye, ariko ugahita ubibonera igisubizo. Wenda ku rubyiruko, ku bijyanye n'akazi, akazi karabuze, ariko no kwihangira imirimo nabyo ni byiza. Imana ikunda abantu bakora. Icyo nababwira rero, iyo ufite umuhate wumva ushaka akazi, gerageza udepoze. Hari abantu bagira ubunebwe bwo kudepoza, kubera ko nabyo hari igihe bitera ubunebwe wa mugani. Ukadepoza ahantu henshi, tuzaguhamagara, ariko nyine bikore, kuko nta yandi mahitamo ufite.
bikore kandi ukomeze usenge. Abantu bose bafite akazi, abantu bose Imana yahaye akazi, ntago ari wowe izabura kugaha, ntago ari wowe izima akazi. Nicyo nababwira. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe. Abazumva ubu buhamya, hamya ntashidikanya ko hari icyo buzabahinduraho ku buzima bwabo, cyane cyane ku bijyanye no kwizera. Imana ibahe umugisha kandi barinde. urakoze cyane, na Imana iguhe umugisha ku buhamya duhaye. Amen. Kwizera ko n'ikindi gihe hari icyo ufite kutubwira. Imiryango iruguruye, ndetse n'abandi badukurikiye ufite ubuhamya ushaka gusangiza abantu bw'iby'Imana yagukoreye, ni ikaze komeza kubabwira. Mukomeze mukurikirane ibiganiro, ubishoboye ukore subscribe kuri ino channel kugira ngo buri uko dushyizeho ibiganiro bijye bikugeraho. Kandi ntimuhweme kuduha ibitekerezo byanyu muri comment, mwandike mutubwire uko mwumvise ikiganiro, ndetse n'izindi sije mwumva twazavuga muri bya biganiro bindi tuganiraho by'imiryango n'imibanire n'ibindi byose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.